nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, kandi ntakwiriye. Abantu mwe twese muraho mumeze mute se bandi? Mwari mwarambuze twaraburanye rero. Sogokuru yari yaratembeye, naho mwebwe se ese mwaratembeye? Mwagize muri abana beza, muri abana beza, muri abana beza. Bahaye amashusho. Mwari mubizi se? Hari abampamagaye ngo ariko sogokuru wagiye, abandi bakabaza ababyeyi babo ngo ariko sogokuru abahe. Nuko nawe bakampamagara rero, ndababwira ngo nagiye gusura abantu, nagiye gutembera ahantu hatandukanye, ariko uyu munsi turabonanye. Ndabahobeye mwese yambi, Imana ibahe umugisha. Kadusengere. Imana nziza, Imana ikomeye, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana ikomeye, uri Imana yamamaye ndetse uri icyamamare, uri Data wa twese. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubabarire kuko hari igihe abana bawe tugusuzugura, tukitwara uko udashaka, tukakubabaza. Uyu mwanya turaje kugira ngo tubabarire, tugire abana bawe kandi twigishe gukora ibyo ukunda. Mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu, amen. Kwambara ingofero rero nicyo none ndagira ngo uyu mwanya ngewe nawe tuganire. Muzi icyo nabonye se? Nasomye inkuru itangaje, none namwe ndagira ngo nyibasangize mwumve namwe uko byagenze. Mwagiye gutembera mukagera ahantu hatandukanye, mukavuga ngo haratangaje, kubera ko habaga hariho ibintu byiza. Mukumva abantu bakoze ibintu bikomeye, mukavuga ngo aba bantu baratangaje. Abaririmbyi bagiye bakina imikino itandukanye, yewe ari abagiye baba ba mbere cyangwa se bikarangira batsinzwe, mwaravugaga muti uriya wabaye uwa mbere, ni icyamamare. Uyu munsi rero ngiye kubabwira umuntu nanjye numvise amateka ye, nanjye naramukundaga, bamwitaga icyamamare, Superman cyangwa Superman. Ese mwigeze mureba filime zitandukanye? Uyu nguyu rero ngiye kubabwira ngo tuzi muri filime witwa Superman, umugabo w'ikirangirire. Superman, umugabo w'ikirangirire. Ibyo nabyanditse ku rupapuro rwandika ndani kuko babibwiraga, ariko iyi filime nanjye narayirebye nkabona ari umugabo akazamuka agurutse amazu y'imiturirwa ariyo mwita amataje, akurira akamanuka akagenda mu mugozi, ibintu byose ukabona arakora ibintu bitangaje, yambaye imyenda y'akazi, ubonaga ari ikigabo kinini, ikigabo gifite imbaraga, ikigabo kizi kurwana. Maze rero bakamwita ngo Superman. Aho yageraga hose abantu bose bagakomeza. Iyo mubona se bari kugenda bate? Superman ni izina baje kumuhimba, ariko yari afite izina ryitwa Christopher Reeve, bagakunda kumuhamagara ngo Chris, ariko nuko yitwaga. Nyuma yaho rero muri filime yatangiye mu 1978, filime ze nimero ya mbere, mu ya kabiri arakomera, iya gatatu
ndetse agera no mu ya kane aho bose bamwitaga Superman cyangwa Superman niko mumenyereye. Kubi papuro bitandukanye bashyiraga ku mazu, ku modoka, abantu bose bumvaga bashaka ko bihanganye nka Superman. Kuki? Kuko Superman yari umugabo byagaragara ko yagambiriraga gukora ikintu bikarangira n'ubundi akigeze. Niyo mpamvu bamushyiraga abantu akava ku nzu akavukira ku yindi, akava hano asimbukira hariya, tukabona aragenda ari igihangange koko. Uyu yari umukire, yabonaga amafaranga. Ukunda amafaranga? Ukunda amafaranga? Nawe yarayakundaga rero. Ikindi yari azi gutwara indege. Mwigeze mutwara indege se? Muracyari batoya ariko muzayitwara. Ubundi akaguruka n'indege agatumbagira akagera kure bakamubura kongera kugaruka. Ikindi cyagatwara ubwato murabuzi, ubwato bwihuta cyane. Superman yakundaga kwihuta, dore kuba agiye akongera akagaruka. Akamenya gusiganwa ku mafarashi, akamenya kugenda no gusiganwa ku mikino bita ski. Ubu ni umukino bakina mu rugo. Igihe kimwe rero akaba umuganga w'abo bantu baba bagwa cyangwa bahuye n'ibibazo muri uwo mukino. Maze igihe kimwe rero Superman wumvaga atanyuzwe n'uko ari, akumva abantu bose ageze bamukomera amashyi, abantu bose ngo dore cya gihangange cyane cyitwa Superman. Baho muri ubwo buryo atanyuzwe n'uko ari. Yewe n'umugore we wa mbere babanaga aramwihorera, azana undi mugore wari ukiri mutoya. None se yari muto kuri Superman kuko Superman yamurushaga imyaka 10. Ubwo rero yari yatanze umugore mutoya avuga ngo uyu nguyu we azajya amperekeza hose ngiye gukina, maze ahereye mu ruhande rw'abafana akoma amashyi. Mbega Superman we ntabwo yari azi neza ko mu gihe runaka ibintu byahinduka. Maze igihe kimwe Superman aragenda ajya mu mukino wo gusiganwa ku mafarashi. Yasabaga gusimbuka uruzitiro cyangwa icyuma bari bashyizeho kugisimbuka inshuro 3. Iya mbere ariruka arazana ifarashi aragisimbuka. Iyi nshuro ya kabiri Superman yumvaga amashyi bayakoma, bakumva ari benshi bavuga ngo igihangange Superman umugabo w'igihanga, Superman umugabo w'ikirangirire, bakoma amashyi. Ubwa kabiri araje n'ifarashi ye n'ubundi arongera asimbuka cya cyuma, ari hasigaye inshuro yose. Superman yari agikomeje kuba uwa mbere. Maze ubwa gatatu aho yari yiteguye gutwara ibihembo byinshi kandi biremereye n'ibyubahiro byo mu isi, Superman araza ageze hafi ya cya cyuma, mu buryo butunguranye ifarashi ye irahagarara. Aho kugira ngo isimbuke, ihagaze kubera ko yarafashe yavuyeho, maze agwa hasi agenda yizunguza yihirika hasi. Ageze kuri cya cyuma, aho kugira ngo agisimbuke kuko yari yaguye byumvikana ngo impanuka yari ibaye, maze agwa ashinze umutwe. Muzi byabaye, Superman wari igihangange yaragiye guhindurirwa izina. Ijosi murarizi ntahangaha. Maze bari bagenda kubita kuri cya cyuma yari gusimbuka. Uwo mwanya Superman wari igihangange, izina ryahise rihagararira aho ngaho, maze ahinduka ubugagaye. Bahamukuye ku ngobyi bamujyana kwa muganga, asigara atagishobora guhumeka, acungira ku mashini. Uhereye uwo munsi izina rye ryari rihindutse. Nyuma yaho
nubwo yari avuye kwa muganga yego yaje koroherwa ashobora kuvuga ariko kunyeganyega kuri we byari byarangiye. Superman wabaye igihangange, ubuhangange bwe bwarahagaze. Uhereye uwo munsi ariyemeza ati ubu rero ngo njyewe ntagishoboye ngiye kuzagerageza bashyireho ikigega kibitirijwe ariko noneho amafaranga mbonye sinzongera kuyinezezamo, sinzongera kuyiratamo, oya ahubwo hazajya havamo imiti yo gufasha abantu bavunitse nk'uko navunitse. Abana, ibi byo ngiye kubivuga ngize gutyo kugira ngo mbereke ko icyubahiro ari icy'Imana. Superman, umugabo wari ikirangirire, mwumvise uko ibye byagenze. We yashakaga kugenda akomerwa amashyi n'abantu bose, akumva akwiriye guhabwa icyubahiro n'abantu bose. Kubahwa ni byiza, ariko we yumvaga akwiriye kubahwa kurusha Imana. Murumva uko ibye byarangiye, mwabyumvise, byarangiye atagishobora no kuva mu byimbo, aho wamusigaga aryamye niho wasangaga anariho akiryamye. Umusize hanze imvura igwa ntashobora kugama bitewe n'uko atagishobora kunyeganyega. Imibereho yabayeho yari yo kwishyira hejuru gusa, yaranzwe no kwifuza guteye ubwoba. Twumvise ko yatandukanye n'umugore we wa mbere, yabonaga atamukwiriye, afata uwa kabiri. Imikino nubwo yaharaniraga kujya mbere, ariko yashakaga kugira icyubahiro kiruta icy'Imana. None n'iki gihe dufite abantu bameze nka Superman. Abo ni abameze gute? Ni abifuza ibintu n'ibyubahiro birenze urugero. Aho kugira ngo bitangire abandi, bashaka ko abandi babitangira. Bashaka kurya ibyabo n'iby'abandi. Nanone kandi aba bantu birata ibyagezweho gusa, ntibazi gukora imishinga igaragara ngo bafashe n'abandi kujya mbere. Icyaba cyiza kurushaho, aho kugira ngo umuntu yumve ko akwiriye kuba icyamamare, akwiriye kuvuga ngo icyubahiro ni icy'Imana yonyine iteka ryose. Duharanire gushyira Imana imbere aho kugira ngo tujye mbere. Nidushyira Imana imbere, tukumva ko Imana ikwiriye kubaho mbere ya byose, natwe izatuzamura, izadukiza, izaduha ibyo ubona dukeneye. Ngaho rero mbifurije guca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Nguha amahoro mwese mu izina rya Yesu.